Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Umushumba wa Kiliziya Gatolika uwo ni Papa Francis. Mu by'ukuri Francis mu by'ukuri wavutse ubundi yitwa George Mario Bergoglio, yamaze kuba yitaba Imana nk'uko byatangajwe. ni nyuma y'igihe kirekire yari amaze mu by'ukuri ari mu burwayi, cyangwa se havugwa inkuru zitandukanye ku buzima bwiwe ko bwaba butari mu by'ukuri mu bihe byiza. Papa Francis yitabye Imana mu by'ukuri ku itariki ya 21 ni kuwa mbere wa Pasika, niko babivuga abakristu. Akaba rero yari afite imyaka 88. yitabye Imana rero yaguye ahitwa Vatican Casa Santa Marta, ni mu rugo rwiwe ku isaha ya 3:45 nibwo mu by'ukuri Cardinal Kevin Farrell Camelilengo mu by'ukuri usanzwe n'ubundi ashinzwe hariya ibirebana n'urugo rwa Papa Francis urwa Casa Santa Marta, yagize gute yashyize hanze rero ubutumwa bwo kuba atangaza yuko mu by'ukuri Papa Francis yitabye Imana. yagize ati: bavandimwe, bagabo, bagore, ati mu by'ukuri hamwe no gushengurwa k'umutima, ati ndagira ngo mu by'ukuri ntangaze ntegetswe cyangwa se ntangaze mu by'ukuri urupfu rwa nyir'ubutungane mu by'ukuri Francis witabye Imana mu masaha y'igitondo ku isaha ya 1:35 z'iki gitondo. Rero mu by'ukuri abasenyeri bari Roma, mu by'ukuri the Bishop of Roma Francis returned to the house of the Father. ati rero mu by'ukuri rero ati ku basenyeri bari i Roma, ati mu by'ukuri tubamenyeshe yuko ati hamwe n'abasenyeri bari hano i Roma, mu by'ukuri tubamenyeshe yuko yasubiye mu by'ukuri Francis yasubiye ku Muremyi. ati ubuzima bwe bwose yagize gute yabuhariye Imana ndetse n'idini Gatolika. ati yigishije indangagaciro mu by'ukuri za indangagaciro z'ibirebana ni vugabutumwa. ati kandi mu by'ukuri urukundo rwiwe rwabaye mu by'ukuri urukundo rwagutse. ati yafashije abakene ndetse kandi yagiye mu by'ukuri avugira abakomerewe. ati ni iby'agaciro gakomeye kuba yarabaye mu by'ukuri yarahagaze mu mwanya w'umwami cyangwa se w'umuremyi wacu Yesu Kristo. ati ubuzima bwiwe mu by'ukuri ati Imana cyangwa se roho yiwe Imana iyakirire cyangwa se iyakirane mu by'ukuri urukundo ndetse no kugira gute no kugirirwa ibambe. ati mu by'ukuri ubundi busanzwe Papa yajyanwe Agostino Gemelli Polyclinic mu bitaro mu by'ukuri ku itariki ya 14 Gashyantare 2025 nyuma yuko agize ikibazo mu myanya y'ubuhumekero. aha rero yaje kuza kugira gute kuhamara igihe kitari gitoya, ndetse biza kuza kugaragara yuko hari afite n'uburwayi bwa pneumonia ku itariki ya 18. inyuma rero y'iminsi 38 mu by'ukuri Papa Francis yaje kuza kugira gute gusezererwa mu bitaro mu bitaro yari yajyanywemo, asubizwa mu rugo rwiwe rwa Casa Santa Marta. ndetse mu 1957 nibwo mu by'ukuri ubundi uyu mugabo yinjiye mu by'ukuri uyu George Mario Bergoglio cyangwa se umwite Papa Francis yinjiye afite imyaka igera muri 20 mu birebana n'iki nibwo yari yajyanywe mu bitaro bya Argentine. icyo gihe hagize gute hari agace gatoya yari yagizeho ikibazo mu birebana n'ubuhumekero. Papa Francis mu by'ukuri yakomeje kugenda agira uburwayi bwo mu myanya y'ubuhumekero, aho yagiye kwivuriza ahantu hatandukanye harimo no muri United Arab Emirates cyangwa se mu bwami bw'Abarabu mu Gushyingo 2023 bitewe no kugira ikibazo cy'ubuhumekero ndetse mu by'ukuri na influenza. muri Mata 2024 Papa Francis yaje kuza kugira gute
kuba mu by'ukuri aza kuza kuba arwara mu by'ukuri, ndetse aza kuza gusubira mu rugo. Rero ubu ngubu akaba ari bwo mu by'ukuri yagize gute, nyuma y'uko yari yatuye igitambo mu by'ukuri cya misa, rero yaje kuza kuba atabaruka. Uyu mugabo rero ubuzima bwiwe bwose yabumaze nyine ari umugabo uhagarariye mu by'ukuri Imana mu buryo bumwe cyane ubundi, uhagarariye Kiliziya Gatolika mu mwanya umwe cyangwa se n'ubundi. Mu by'ukuri umuntu yavuga ko ari nko guhagararira n'ubundi ni uguhagarara mu mwanya wa Yesu Kristo, kuko niko nyine abizera abakatolika mu by'ukuri babyizera. Uyu mugabo rero nk'uko bivugwa yavutse mu by'ukuri, Papa Francis yavutse yiswe cyangwa se yavutse yitwa Papa Francis yavutse yitwa George Mario Bergoglio, hari ku itariki ya 17 mu by'ukuri Ukuboza 1966, ni mu gace ka Flores mu birwa mu by'ukuri bya Buenos Aires. Uyu mugabo rero mu by'ukuri akaba ari we wari mukuru mu bana bagera muri 5 ba Mario Jose Bergoglio na Regina Maria Silva. Mario Bergoglio nyine yavukiye mu by'ukuri, yabayeho mu by'ukuri umwe mu bantu b'abahanga mu birebana n'amafaranga hariya mu Butaliyani, naho mama we akaba yari umugore mu by'ukuri wita ku bana cyangwa se ku bana biwe, ubwo ni mama w'uyu mugabo. Umuryango wabo rero waje kuza kuva mu Butaliyani bajya kuba muri Benito Mussolini, mu by'ukuri baje kuza kuva muri Italy, kubera bahunze nyine ivangura rya Benito Mussolini. Rero mu nyuma Papa Francis yaje kuza kugira gute kuba mu by'ukuri Papa Francis only living, yaje kuza kuba mu by'ukuri asigara ari we mwana wenyine usigaye mu gihe mu by'ukuri akubera ivangura rya racisme hariya mu by'ukuri rya Benito Mussolini. Mu mwaka rero wa 6 ubwo yawusozaga aho yigaga mu by'ukuri, yaje kuza kugira gute kuba mu by'ukuri noneho atangira kwiga ibirebana, arangije umwaka wa 6 mu mashuri abanza, yaje kuza kwinjira noneho mu ishuri ry'ibirebana n'imyuga. Yaje rero kurisoza, nyuma yo kurisoza rero aza kuza kwinjira noneho aza kubona diploma muri chemical technician in that capacity. Yaje kuza nyuma noneho kwinjira mu bikorwa bitandukanye. Ku myaka rero yiwe 21 uyu mugabo yagiye avurwa mu by'ukuri ibintu, yatangiye kuvurwa mu myanya mu by'ukuri y'ubuhumekero. N'umugabo rero mu by'ukuri ufite ibigwi byihariye, ariko by'umwihariko birumvikana ibigwi nk'umuntu wabaye papa. Kuba papa ntabwo ari akazi koroshye mu by'ukuri. Rero Bergoglio yaje kuza kugira gute noneho kwinjira mu birebana no kwiyegurira Imana mu by'ukuri, aho yatangiye kuba umunovisi mu 1958. Rero nyuma yo kuba umunovisi yaje kugira gute noneho kwinjira mu by'ukuri muri filosofia, yiga bijyanye na filosofia. Noneho rero mu mwaka w'1969 yinjiye noneho kwiga ibirebana mu by'ukuri na teologia. Nyuma rero yaje kugira gute kubibonamo n'ubundi masters. Mu nyuma rero mu mwaka ku itariki ya 22 1973 mu by'ukuri nibwo yaje kugira gute kwinjira mu by'ukuri kwinjira kuba padiri, gutangira kuba padiri muri wa Jesuitaire. Yari umujesuitaire mu by'ukuri, aho rero mu nyuma yaje guhabwa akazi ndetse atangira no kuba padiri mukuru. Rero yagiye akora imirimo igiye itandukanye, wenda tuzafata indi nkuru, dufate undi mwanya wenda wo kugaruka mu by'ukuri ku buzima bwiwe muri rusange. Ariko ngayo nguko nuko ubundi muri rusange Papa Francis nyuma y'igihe kirekire yari amaze, urumva yatangiye kurwara ibijyanye n'ubuhumekero afite imyaka 21, ariko noneho muri iyi myaka y'izabukuru byakomeje kumuzahaza. Guhera muri Gashyantare rero nibwo yaje kuba noneho ajya mu bitaro, aza kugaruka ndetse yasomye misa, ariko noneho biza kurangira agize gute yitabye Imana kuri iyi tariki ya 21 kuwa mbere wa Pasika. Tumwifurize rero mu by'ukuri kuruhukira mu mahoro, ndetse twifuriza n'abakristo Gatolika gukomeza gukomera muri ibi bihe bitoroshye, muri ibi bihe bigoye. Turabashimiye rero kandi turabakunda, twizere ko bamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi.